Namakuru atunguye abantu benshi, namakuru akomeje kuvugaho n'abatari bake hano kumbuga nkoranyambaga, namakuru nanjye ubwanjye mbonye nkavuga nti ibi ngibi rwose ni ibintu bidakwiriye, ni ibintu bitari byiza habe na gato. Umuhanzi bita Theben cyangwa se Mugisha Benjamin, ibintu akoze biteye abantu benshi agahinda, abandi bibatera urujijo, abari nabo baravuga bati ubwo se uwikeza Pamella abibonye yabaye ate cyangwa se ameze ate muri kano kanya ari kubona aya mashusho ari gucaracara kumbuga nkoranyambaga. Abantu bakavuga bati umugabo ufite umugore witwa Uwikeza Pamella ndetse n'umwana witwa Runa ntabwo yagakwiriye gukora ibi ngibi turi kubona bigenze biterera. Abantu benshi bari kwibaza bati ese biri buze kugenda bite ko tubona Theben amaze gutandikira, amaze guta umurongo, dore ko atari ubwa mbere yarabonetse mu bintu nk'ibi ngibi bibaye muri kano kanya. Byagenze biterera ubundi n'amashusho asohotse muri kano kanya, navuga ko abantu benshi bari kugenda bayasharinga bitewe nuko n'amashusho atari meza, ariko n'amashusho nabwo abantu benshi bagiriyemo urujijo rugiye rutandukanye. Abantu bakavuga bati n'ubundi uyu Theben ntabwo adutunguye, reka manze nkwereka ayo mashusho maze mukanya nze ngusobanure n'ibindi. Ariko mbere yuko nkwereka ayo mashusho reka manze ngusobanure uburyo ibintu byose bundi byatangiye kugira ngo usobanukirwe uburyo ayo mashusho nyine ameze. Ntaza kuyaguhereza ntuyasobanukirwe, maze mukanya gato mpite nzanya kwereka ubundi byatangiye bite. Byatangiye murabizi ko kuri Saint Valentin abangaba uko ari batatu, ndavuga Theben, Ikeza Runa, uyu mwana wabo ndetse na Pamella, bafashe iya mbere bakajya muri Uganda. Ibyo murabizi uburyo byari ibintu byiza, abantu bari babyishimiye bavuga bati ibi ni byiza rwose. Ariko iyo baza kumenya ibyari kuba ntabwo bari kugenda nyine bishimye kuriya, bameze nkaho nta kintu kizaba, batazi ko hari andi makuru azaza nyuma asa naho ari ku ruhande rubi. Byagenze bite rero? Baragiye rero muri Uganda bakora igitaramo cyiza kiranabahira, maze Theben akora igitaramo, Bruce Melody kuri 15 nawe akora igitaramo, gusa Bruce Melody bavuze ko bitagenze neza. Ariko noneho muri kano kanya nyuma y'ibyo byose birangiye, hari amashusho asohotse muri kano kanya. Abantu benshi barumirwa baravuga bati ibi ni ibiki noneho Theben akoze, ko nubona akoze ishyano bwa mbere nyine yatunguye abantu agaragaza. Reka manze nyakwereke ntaza kugutindira, maze mukanya nze nkubwire n'ibindi. Reka manze nkwereka ayo mashusho maze ngusobanurire ibyayo mashusho, ndetse nkubwire n'ibindi bintu abantu benshi bari kugenda batari gusobanukirwa, maze mukanya nze tubivugeho muri rusange. Reka manze nkwereka ayo mashusho, ariko nyaboneka banza ukande subscribe aho hasi kuri VR Nation 250 maze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kandi subscribe. Nkuko umaze kubyibonera rero, ubonye ko ari umusore rwose wari wishimanye n'umukobwa bigera naho umusore yabuze control. Hari ukuntu ubona video ukabona ko umuntu nyine yabuze control, ukabona ko nawe ubwe ibyo ari gukora atazi ngo ni ibiki. Ayo n'amashusho rero yasohotse ari Dumba uyasohoye, Muzafaru Dumba ndakeka muramuzi ni umubloga, maze abantu ibintu banditse rero muri comment nibyo byabaye inkuru muri rusange, nibyo byatumye abantu bavuga bati ibi bintu rwose biranarenze, banabiha andi maranka yo hejuru. Ariko ukuri rero ntabwo aya mashusho ibyo abantu bari kuyabonamo ariko kuri kwa nyako, cyangwa se ari byo byishimo. Utagira ngo rero ngo Theben wenda yagukina filime cyangwa se ngo ni indirimbo bari gushutinga, oya. Ahubwo ukuri rero nibyo ngiye kukubwira. Mbere yuko nkubwira ukuri rero, hari abantu benshi bagendaga bavuga bati iyi ngiyi ni AI, aya mashusho ntabwo yaba ari aya nyayo. Ariko nkuko wabyiboneye ntabwo ari AI. Ariko aya mashusho ikintu cyatunguye abantu benshi n'uburyo uwo bita Julius Chita cyangwa se wa munyamakuru tuzi ufite Chita Magic ibintu yatangaje. Abantu bahise bavuga bati rwose nawe uri umunyamakuru utangaje, nawe uradutunguye rwose, uri umuntu muzima. Ariko nabwo nubwo yatangaje ibyo bintu, abantu muri comment ntabwo bumvikanye nawe, bavuze bati n'ubundi uri kubeshya wowe. Yavuze iki rero? Yavuze ati
aya mashusho muri kubona hano ntabwo uyu nguyu ari Theben, ahubwo uyu nguyu bamwita Michael Dapa, akaba ari umukinnyi wa filimi wa hariya muri Nigeria. Abantu baravuga bati urabeshya wowe Chita, urabeshya ibingibi uvuga ntabyuze, ariko se wowe wabibonye ute? Ariko ibyo ngibyo byabaye nyuma yuko abantu benshi bagendaga babona uyu muryango wa Theben na Pamella ugaragara nkaho nyine ari umuryango udashyitse, dore ko mbere twigeze kubona uwo bita Theben ngakururishanga hari Musanze. Murabizi uburyo ibintu byagenze, murabizi uburyo abantu benshi bakomeje kubigarukaho bavuga bati uyu muryango rwose nta kirimo, ndetse n'ejo bundi tuza kubona amashusho nabwo yatunguye abantu benshi agaragaza umuntu bita Pamella ari kubyina mu kabyiniriro, rwose ari kumwe n'umusore, nubwo bagiye bavuze ko ari musaza we, ariko nayo mashusho yavugishije abatari bake. No kuri inshuro hari hagaragaye ayo mashusho, abantu baravuga bati rwose ibingibi noneho byo biraza kurangira bite ko tubonye ibintu byose bitameze neza, ko tubonye noneho buri muntu wese umunsi umwe bari kumwe n'umusore, undi munsi bari kumwe n'undi mukobwa, kandi ubona ko bishimanye. Ese uyu muryango ibyawo bizarangira bite? Nibi abantu bakomeje kuvuga hano ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri nta n'umuntu n'umwe bitari gutungura. Gusa abantu bakimenya ko uyu nguyu ari Michael Dapa atari Theben, nabo bavuze bati nyamara aba bantu bari bameze kimwe, kuko iyo urebye ukabona uburyo yari uyu Michael Dapa yagaragaraga, iyo urebye uburyo yari yambaye na size ye uburyo angana, ubona ko ateye cyane nka Theben nyine, kubera buriya buryo yari yihishe, wabonaga ko ari Theben. Nanjye mbibonye rwose bwa mbere navuze uyu ni Theben rwose, nta mananiza hari, ndakeka nawe ariko wari wabibonye. Aya rero ni amakuru abantu bakomeje kugarukaho, ariko mbere yuko wenda nkurekura, ni amakuru aje mu gihe Theben navuga ko atari mu bihe byiza. Namakuru navuga ko aje mu Theben atari mu bihe byiza. Uti gute Theben atari mu bihe byiza? Rero Theben ni umuntu ku mbuga nkoranyambaga bari kugenda basebya, bavuga bati Theben byaranze ku bintu bijyanye n'imiziki ye, rwose ntabwo ahagaze neza. Babivuze cyangwa se bari kubivuga bagendeye ku ndirimbo yasohoye yitwa Indabo Zanjye. Ni indirimbo yasohoye asa n'asubiza Bruce Melody wari wakoze indirimbo bita Munyakazi amugarukaho, mu gihe iyo ndirimbo itari yuzuza miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Abantu bagenda bavuga bati Theben we byaranze rwose, kugera naho indirimbo yitwa Munyakazi ifite hafi miliyoni 2, ariko indi ikaba itayagira na miliyoni 1. Bagenda bavuga bati bamujyanya na Amahano, uburyo Amahano indirimbo ye yitwa Iyisi mu kwezi kumwe imaze kugera miliyoni, n'ibindi byinshi abantu bagenda bavuga bati Theben ntabwo ahagaze neza. Ariko nubwo bimeze gutya rero, nubwo bimeze gutya, Theben ntabwo atuje, hari ikintu gikomeye nabwo kiri kumuvugaho. Nikiramuka kigiye mu bikorwa nabwo azaba akoze agashya, azaba akoze ikintu kidasanzwe. Ushobora kwibaza ngo icyo kintu nabwo ni igiki? Nuko biri kuvuga ko umushinga we na Zucu wo muri Tanzania w'indirimbo, gukora indirimbo rwose uri hafi cyane. Bivuze ko ngo vuba ahangaha dushobora kubona indirimbo ya Zucu yafatanyije na Theben igiye hanze. Ariko nabwo kandi murabizi ko hari igitaramo cyangwa se hari ibitaramo bizenguruka igihugu biteganyijwe mu kwezi kwa gatandatu, ubwo umuhanzi bita Bruce Melody ndetse na Theben bazazenguruka igihugu. Ubwo Theben azaba ari kwishyura Bruce Melody ku buryo nyine bafatanyije ku ya mbere z'ukwa mbere, murabizi muri The New Year Groove. Rero ngo bagomba no gufatanya bazenguruka igihugu, ngo ayo niyo masezerano basezeranye. Urumva rero ni ibintu dutegereje, ariko abantu bakomeze kwirinda ibihuha, kubera ko haje AI, ikindi kandi haje n'abantu babashaka gushyushya inkuru nta kuri kubirimo. Uriya naberetse ni Michael Dapa, ntabwo ari Theben, kandi ndakeka byose byasobanutse. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro, nge mwari kumwe ninjye bita Iberi uhishura ibyahishwe. Iyi channel nta yindi bayita VR Nation 250, kana subscribe, ariko nyaboneka ntiwibagirwe gushyiraho like ndetse na comment. Kandi nabwo nubona ufite abafana ba Theben, wahereze iyi video kugira ngo basobanukirwe, bave mu rujijo, badakomeza kwijundika cyangwa se kumva ko Theben ari gukora amahano, ahubwo babone ko byari ibinyoma, ukuri ari ukunguku ukuye muri iyi video. Reka ngushimire mu bwenge wakoze kubana nanjye, naho ubutaha. Ciao, bye bye.